by'Imana yagutumye gukora siko wabikoze sibyo wakoze. Imana igufashe kandi kugirire neza muri iri jambo. Imana ikurengere ikugirire neza. Noneho ngo abupfusha ubusa ngo burashira, bushize ngo n'inzara ihita itera muri icyo gihugu. Bakamukubita za episode ziruta iz'abakorera. Iyo ntago mbizi. Umva muntu bakamukubita episode ziruta za Petero. Bakamuvuga koko. Bakamuvuga ama episode ubujyakuzimu. Inzara bakavuga ama episode bakagera naho harara batarahagera. Ari ama episode rero ni ibimenyetso by'inzara yaje mu gihugu y'ibyanditswe kandi abantu bakabikurikirana. Gusa se abantu bakabiha umwanya bakabihererekanya. Iyo nayo ni inzara ituma batumva ijambo ry'Imana bagashaka kumva ayo ma episode. Inzara iba mu gihugu kugeza ubwo wa muntu wahanuraga tumubona ari kunywa akantu gasindisha. Inzara iraba mu rwego wa muntu waririmbaga tumubona ari kurwanya abaririmba. Inzara iraba mu rwego umuntu byakozwe n'intumwa yavugaga yabisimbuje mu mvugire ngo he amasatana gashe bari muri ha kagira ngo barimo barakuza ibihaha. Inzara iba mu gihugu wa mwana yifuza kujya kuragira. Inzara iba mu gihugu. Amahoro y'Imana, umugisha w'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane namwe mwese mukurikirana Eva Mama Lionel umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyibaha. Niba mwaramaze gukora subscribe, Imana ibaha umugisha. Mubyeyi soza iteraniro. Ndarisoje mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndarisoje pe. Amen. Niba rero iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali na gatatu y'abadiaspora, abantu mwese mwahisemo gukurikirana Eva Mama Lionel. Ariko mana yanjye Mama Lionel we, Imana ibihererwe icyubahiro rwose. Akantu rero akakantu k'aka design nako niko umugani w'abana ati niko kabi. Ntabwo mbikoze kubwo ubwirasa abantu badukurikira baze kwihangana cyane, ahubwo nabikoze kugira ngo mbereke uburyo ki mama wacu yambaye. Niba warakoze subscribe, Imana ibuguha umugisha. Niba kandi utarayikora nyabona kora subscribe. Subwo wayikoze ubwo wakanda ugakora wagatoki gusa ukikomeza ukirebera ikiganiro. Urasirazuba ko nari mvuza ni burengerazuba n'amajyepfo n'amajyaruguru umujyi wa Kigali na gatatu y'abadiaspora, abantu mwese muguwe neza mu mitima yanyu. Nimukore mu mufuka mwohereze ku kanyenyeri. Gusa ubundi bigutwaye iki byagutwara iki? Uki kiganiro ukagitangira wagitangiye tu ko tugiye kukivugamo ibiremereye. Mama Lionel ngiye kumaza ikintu kiremereye cyane. Ariko aribuze agiye kutuganiza ikintu kiremereye cyane, kuko uyu munsi ndashaka kuvuga make cyane ashoboka, maze Mama Lionel akatubwira byinshi cyane Imana yashize ku mutima we nk'umuhanuzikazi. Imana ihagurukije Mama Lionel, Imana iraguhagurukije kandi mpagurukije buticara. Ni ukuri pe, komeze ihabwe icyubahiro. Amakuru y'iminsi urayazi n'aya urayazi? Ayanjye ndayazi. Nahaye iminsi. Iminsi yo. Seko bwira zaza ni ku Uwiteka avuga. Inzara ibe mu isi itari ibyo kurya. Abantu benshi bazakena ijambo ry'Imana. Makuru y'iminsi ndabona ijambo ry'Imana rikennye. Rirakenye. Abantu niryo rikenye cyangwa abarigabura? Abantu barigabura ribaye rike, ribaye iriki. Kinyarwanda kirangoye. Abantu bari barifite muri bo rirakennye cyangwa rirakenewe, bararikennye. Ijambo rirakennye. Mbese abantu bararikennye, ryo ntirikennye, ahubwo abantu bararikennye. Kanze ndote. Mfasha kumvikanisha icyo Kinyarwanda. Kandote ndarose. Mbonye ibisarurwa ari byinshi, abasaruza ari bake. Yego? Yego. Noneho n'abari baratorejwe kujya gusarura. Yego. Nabo bazanye ikibazo. Nabo babaye ibisarurwa ahubwo.
n'abari barahawe icyizere Uwiteka akabaha ijambo ngo bajye kuvuga bashiriwe bataragera aho bavuga. ayiwe nka kwa kundi uva kurahura umuriro wagera mu nzira bikakwakira nkatwe twarahuraga amakara warahuye n'ibishara warahuyemo bikakugashyira hasi yego utawugejeje mu ziko ugomba gucanwamo. yego niko no muri no minsi ku bantu bari bafite umuriro barahuye umuriro baratwitse cyane barashya bahiramo batawugejeje aho ugomba gucana. mesaje iratambutse kwa numvaga narakubwenye mesaje bitambutse. Imana iturengere. Uyu munsi reka mbwira abantu bari kurira ngo bahumure bihorere niba koko wari utegereje waguhoza uramubura ariko tukubwiye ijambo ryiza ihorere. Reka ngende mbwire kandi n'abagabo bari gukubita abagore babo muri iyi minsi bitewe nuko umugore yakubwiye ati mugabo mwiza none kugiye utatanze iposho ingendo esanse ibiciro herere ukamutura ibyo aho ugira ngo umubwire uti rero umugore mwiza natangaga 10 reka ntange 5 muri uko mwigenza aho ukamusubizanya nabi. Bagore mwe muri kubwirwa nabi mwehangara mukomere kandi mukomere. Mama Rene wambaye neza murakoze cyane muri iyi minsi ngewe iyo ndi kubona nyine uri mushya ndabivuga niyo ushaje nkabivuga ariko uyu munsi uri mushya nukuri murakoze kandi ndanezerewe nanashimira amaboko abigiramo uruhare yego kugira ngo nicare imbere ya kamera nsa neza. Kandi Mama Rene nukuri nuhora wicara imbere ya kamera uzanye ibiri muri icyo gitabo ndi kubona no gukozaho imitwe y'intoke mwatugaburiye iby'ubugingo natwe tuza mwatwambitse dufite imbeho namwe Uwiteka azareba ababambika. Imana ntabwo iva mu iramutse ivuye mu ijuru ije kukwambika yagukongora ariko igikoresha imitima yabo yahaye nukuri bakabasha kubikora. Umuntu wabikoze rero Imana imuha umugisha nukuri Imana imuha umugisha ni n'umurundikazi yamenye yuko yatanze cy'agaciro uzuko ndi kubona aho zahabu we yaramabu n'ubuhanuzi bukomeye cyane Kristo ariko reka mbereke we nabona nakira gitabo nicyo nayendi kuvuga ariko yenda murebe ariko ntibigire uwo bibabaza nanjye sije munyihanganire nanjye sije dore zahabu irabengerana yubakishijwe zahabu nziza zirabagirana. Haleluya. Ngewe reka nkubwira akantu ku ruhande rumwe banumva mpa Imana icyubahiro. Amen. Iyo mbonye umuntu w'Imana umwana w'Imana asa neza ko ngiye ntago nanezezwa nuko wahora kuri kamera wambaye umwenda umwe cyangwa se wagiye kuwutira ntago byanezeza nanayikodesheje iye nibyo nari kuvuga bura gutira no gukodesha bura ni ukodesheje umwenda ukawufata nabi urawishyura. Iyo utiye umwenda bawugutije ku neza ukawuzana umeze nabi kugarura nyine ni ikibazo. Bura rero gensabye umugisha mbikuye ku mutima ndabizi ko ujye ubikora bikuye ku mutima. Ahangaha twicara twebwe ubwacu nta bushobozi tugira yego bwo kuhicara tugira ubushobozi buva ku Mana n'abantu yego. Ubu tuvugana mpera ku munsi wa mbere w'ukwezi nkagera ku munsi wa nyuma w'ukwezi bampora mu mwenda umwe yego nabyo byakwica ivuga butumwa ariko ibi nabyo ni ivuga butumwa nk'umuntu wicara agatekereza ati umukozi w'Imana nanjye wazamukubita akantu kabe ko anaberwa yego nanjye nkazajya mubona ku mbuga nkoranyambaga yambaye umwenda namuguriye guhinduranya gutya rero ntabwo biva mu maboko yanjye biva mu maboko y'Imana n'abantu mpora mbashimira sinabona nuko mbashimira. Hari abantu Imana yahaye gufata amaboko yacu ngo tutazagwa mu nzira
ibaha umutima wo gufata amaboko yacu ngo tutazagwa mu nzira, kandi baje mu gihe yego tutirengagije ko hari n'abayashaka kuyahwanyura ngo ntitugere aho tugomba kugera, ariko tukagira umubare w'abayafata bakanayakomeza. yego nuje kuyahwanyura agasanga aho ugeze ntugihwanyutse, kuko wamaze kuba ishami rinini cyane ahubwo ribyara andi mashami. namaze kuba ishami ribyara andi mashami menshi, ayo mashami nabyaye arimo arera n'imbuto, nayo ubwo arimo arabyara ayandi mashami. hari aho ugera ukaba utakibasha guhwanyura uko ubonye. Byagusaba kuzana intuza imarabiti nabwo kandi ukaba uryicayeho ukamanza ukahanukana naryo. nabwo kandi iyo marabiti aho ngeze hejuru ukaba utabasha kuhurira bitewe n'uko imbaraga zikugeza aho hantu ntazo wabona. yego Imana nawe tugize amashami akomeye, kandi tugira amashami yo hejuru mu bushorishori. Mbese ubarebeye kure agira ngo ni ibiti bibiri byazamuka. Yego, ku buryo kugira ngo duhwanyure byakugora, byagusaba kurira kandi ntuzikurira. rimwe na rimwe wagera no mu hagati abantu bagahita baguca munsi, hakaba n'igihe wagera hejuru babona ubwambure bwawe utaranagera. Yego, hakaza n'umuyaga ukaguhonda hasi ukamenagurika amagufa y'umugongo uzize gushaka umuntu warangije kugera hejuru akagaba n'amashami. Ubu ntitugihwanyutse. Umuhanga yarambwiye ngo umuntu agira hagera cyangwa se aba muremure bitewe n'icyo ahagazeho. Bizagusaba guhagarara ku Mana kugira ngo umugereho, kandi nuhagarara ku Mana izaguha umutima ahubwo wo kumukunda. Hari abagabo bazamutse umusozi bagiye gufata umugabo bajye bita Dawidi, bageze mu musozi icyarinda gufata nkwice Zomene Dekoa azaba umwami, azatuyobora abandi azadukindura. bageze Rama n'uwabatumye nawe we ntiyaza gutyo gusa, aza yambaye ubusa. Niyo mpamvu uzashiremo akakabutura nushaka kurira igiti kinyerera. Ariko rero reka tunababwire kandi ijambo ryiza ry'ukuri, ntabwo bikibakundiye. Byararangiye aho amazi yarenze inkombe, urafata amabuye cyangwa ibyondo, ibiti biragusangamo bikwice, kuko umugezi utemba cyane. Ntabwo bigikunze. Marione, urakoze cyane, ntabwo nciye mu ijambo. Reka tugira batanagira ngo dufite ibikomere byo kuba yenda hari, ahubwo twe turimo dutekereza ku kiganiro kivuga ngo umwana w'ikirara. Aho rero niho numvishe twazamukira. Hari abantu, hari umwana w'ikirara, ariko niwe nyiri byase. Yego, hari n'undi mwana ikikwereka yuko atari uwo kwase, ni amagambo yavuze abonye nyir'urugo atashye. Kubera ko yarazi ngo buriya uriya mwana yari uw'umugabo ariko atavuka ku mugore wo mu rugo. Abonye wa wundi yarazi ngo uriya yaragiye byose bibaye ibye, abonye agaruka kandi yaranagarutse neza, aravuga ati munyemerere byibuze abagaragu ba data bararya bagahaga, mungira umwe mu bagaragu, kuko ngiye byanjye narabiriye. Ariko kubera ko data yazanye uno mwana ngo tubane, kandi koko tukaba duhuje data, nawe kugira ngo mbumuje ahandi mbumuje kwa data. Kwa data basa nkoreshe, nazangirira no mugisha kumva amaraso azagira uko angenza. Umugani ukurikiranye neza, hari ibyo tubwira, ibyo nibyo giye kudufashamo. Mama Marione, ni gute umwana avuka aba afite ababyeyi akanga kabikirira akajya mu ngurube? Ese noneho uyu we wasigaye mu rugo ni impamvu cyari kugirira ko n'ubundi umugana ari ibye, ko nyine umugabana ufite, ko ataje kuwumuteraho kandi baragabanye, umwe akahabwa ibyangombwa. Kuki ari kwanga yuko umwana agaruka kwase? Uze kubizamura utubwire n'abantu batuma tutajya kwa data mu nzu yo kwa data, bakumva yuko twahora mu upagani, bahora kuriya kandi data bakumva ko ari bo ari bo bari kwibere. Rimwe na rimwe tukanabakurura. Ubu uyu munsi wa none uri mama w'amahanga,
uri kugira gutya umuntu wo muri Canada wo muri Australia wa he na hehe ahubwo uti jya ku itorero rikwegereye ukizwe icyo ngushakamo no gukizwa ariko uri umuhanya wavuga uti uzatega indege uze nkurambike ibiganza mukubite uti nijye ufite ibiganza bikiza uti kandi nujya mu rindi torero uzapfura urapfura ashize ariko ngiye ndagushimira ko ufashiriza abantu aho bari ugategura n'amasengesho kugira ngo abantu biyubake abacucura ibi bisambo ababanyazi baje mu ntama rwihishwa batabasha kugira icyo babasha kugeraho kubw'imbaraga z'Imana zakuyoboye gutegura amasengesho agiye atandukanye yo kugira ngo abantu bazamurwemo ubuntu bw'Imana n'ubwiza bw'Imana ikibazo nari nkubajije niki gikura umwana mu rugo ese usigaye mu rugo kucya yanga yuko undi mwana ataha ese ubundi umwana w'ikirara nukubera icyo abikirara Imana iguha umugisha ntarenza aha bakambwira ubu bariwe ndabizi nareke yabanya kubaho Imana ikwishimira mama Lionel urakoze cyane urakoze cyane nabibajije neza se urakoze cyane reka turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho muri Luka igice cya 15 duhere ku murongo wa 11 yego kumanuka ukageza hepfo aravuze ngo kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri yego umuherereza abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu unkwiriye yego mbega mpibyihuse nuko agabanya amatungo ye arayagabanya iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose yego aragenda ajya mu gihugu cya kure mu gihugu cya kure yayisha ibintu bye ubugoryi bwe turaje mu kanya tuvuge mu gihugu cya kure aho abantu bangirije ibintu n'imihamagaro ihasiguye imihamagaro iguye mu gihugu cya kure n'amatitire basize mu gihugu cya kure n'iby'Imana bahaye basize mu gihugu cya kure turaje tuze mu gihugu cya kure abimaze byose nyumvire inzara nyinshi itera muri icyo gihugu atangira gukena atangira gukena aho kantu nako mu gihugu cya kure gutangira gukena aragenda hakwa ku muntu muri icyo gihugu amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube aho wakeneye ugiye guhakirizwayo yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga ariko ntihagira ubimuha nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza naho inzara insinze hano yego reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe yego mpaka mbe nk'umugaragu wawe arahaguruka ajya kwa se agituruka kure se aramubona aramubabarira arirukanka aramuhobera aramusoma uwo mwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe yego ariko sabwira abagaragu bati mwihute muzane vuba mwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku ntoki n'inkweto mu birenge muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage turye twishime kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse yari yarazimiye none dore arabohonetse nuko batangira kwishima batangira kugira gute kwishima ariko umwana we w'imfura yari mu murima ariko abavuga butumwa n'abapasteri bamaze iminsi yabaje kera shaye amaze kuza ageze hafi y'urugo yumva abacuranga n'ababyina watarigeze acurangirwa yego ahamagara umugaragu amubaza ibyabaye ibyo ari byo
aramubwira ati nigutuhanura bagakoma mu mashyi kandi ngiye mu gihe nimikwaga aramubwira ati murumuna wawe yaje none so yamubagiye ikimasa kibyibushye kuko amubonye ari muzima yego urumva sha agize Imana amubonye ari muzima undi ararakara yanga kwinjira nuko se arasohoka aramwinginga maze asubiza se ati maze imyaka myinshi ngukorera ko nta roho nziza ugira ishyari ntiwifuza ibyiza by'abandi ntabwo nanze itegeko ryawe sinigeze nanga itegeko aho wantegeka kujya aho ibyo wantegeka gukora ariko hari ubwo wigeze umpa n'agasekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye yaragasabye se maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe abisambanisha akaba ari ubagira ikimasa kibyibushye nawe aramubwira ati mwana wanjye turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe ariko kwishima no kunezererwa biradukwiriye rwose kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse yari yarazimiye none dore arabonetse faya yego rero urakoze kumbaza ibintu nk'ibi ngibi tujya ku biganiro twifashishije icyo bibiri bivugaho uyu ni umwana w'ikirara ariko kuba ari umwana w'ikirara turabishimira Imana ko atabipfiriyemo ariho dushaka no kubwira abana b'ibirara badukurikiye ko bagomba kugaruka kwa data babandi bagiye bakajya kwayisha gupfusha ibintu busa gupfusha impano z'Imana busa bagiye gupfusha ubuhanuzi busa mwagiye mu gihugu cya kure mujya kuvuga ko ivuze itavuze hanyuma mujya mu gihugu cya kure mukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka n'ibyangwa n'amaso yanjye rega n'ibintu bakora byangwa n'amaso yacu ukareba ukavuga uti umuntu aradusebeje kweri aradusebeje nk'abakozi b'Imana umva nkubwira akantu ninshake ndekera kuvuga muri iki kiganiro hari ukuntu umuntu urabivuze ngo akanababaza n'amaso yanjye hari umuntu ukora ibintu yari asanzwe ari public figure agahita kwicira izina ryawe wowe ku buryo bazajya bavuga ngo urahanura iki se mugenzi wawe ntiyanahanuye no kukurusha yahanuye kukurusha kabiri Bibiliya izi no kukurusha ibi bintu byangwa mu maso ya Mama Leonel kabiri hari umuntu rwose ugenda agakora ibyaha akabikora mu buryo bitari bikwiye no gukorwamo agafatwa ukabona yadukanya agashya hari abantu badukanye udushya na Satani atigeze ababwira bibwira uyu muvuhanuzi cyangwa umuvugabutumwa Mama Leonel nazamuka agiye nko kubishya bazavuga ati yariga na wa wundi nawe yarabicyaga muri make aba bantu bagiye mu gihugu cya kure batumye bakritika abasigaye mu rugo kwa data ariko turaza gusanga n'abasigaye mu rugo kwa data hari udutiku bafite n'abari utuntu tw'udutiku bafite tutari twiza two kumva aribo badanje arumva aribo bahatari kuki twebwe mu mana utadukoreye ibi kuki twebwe utadukoreye ibi uyu nguyu umukogira utya ariko aho reka tugende tubanze turebe aba bantu bagiye ndebera nk'uyu mwana wikunguje ariko iri jambo riri kwigisha abantu bose rirafata mu mpande nyinshi cyane tugiye mu ruhande rw'urubyiruko twasanga iri jambo rifite ikintu ribarega urubyiruko narwo iri jambo rurabarega kumva wivumbagatanya uti ndashaka hari umwana umwe wo mu batambyi barihengwa ajye kwiga igihe cyo kugraduatinga ati jewe ariko ndashaka amafaranga yo gukora ubukwe ngiye gukora ubukwe azazanye shere w'umuzungu atese mwana aho wadusize ko haze ko wabanje ukanangiza kwiga reka jewe ndashaka ubukwe papa nshaka ubukwe ndabizi ufite amafaranga kandi ko kwisi yarayafite undi ati ntacyo mwana wanjye ibyo ushaka bibeho ndebe ko amahoro yahinda ubona ibintu usarimo akora ni nko kwigura ngo arebe ko amahoro ahinda uribaza ko umwana yategetse se ko amukodeshereza inzu ya danje 400 ubwoko bw'imodoka ashaka kugendamo
yewe no kugira ngo abone ahantu yambarira. Yashakaga ahantu ngo abasitari bambarira ahantu hari VIP. Ise yatanze amafaranga n'udufaranga nko kwigura kugeza ubwo umwana n'urugo rwaje kumunanira nyuma. Urumva ibyo ajya nawe yaraya kwaya yayisha ubutunzi bwe ajya kubutayo. Iki gihugu cyakurerera abantu bataye ubutunzi bakaba bagiye kuragira ingurube. Iki gihugu cyakure abantu batayemo ubuhanuzi mukaba mugiye kuragira ingurube, mutayemo agakiza mukaba mugiye kuragira ingurube. Iki gihugu cyakure inzara irinze kubasangayo mwayisha ubutunzi bwanyu mukaba mukubitikiyemo inzara ikabibasanzeyo mukaba mugiye kugeraho mujya gusaba akazi ko kuragira ingurube. Gusaba akazi ko kuragira ingurube rega no gukora ibintu muri yandi magambo no gukora ibintu bidasa n'umuhamagaro wawe. Gukora ibintu bidasa nuko bitunga mbega ibintu umuntu areba akavuga ati se ibintu nawe arabikoze we ibintu nawe arabikoze. Ngo umwana aragenda ubutunza bupfusha ubusa. Yemwe bantu mwapfushije impano z'Imana ubusa. Ngo aragenda afata ubutunza bupfusha ubusa. Kuwa mbere akarya akabenzi, kuwa kabiri akaburushete kazingaro, kuwa gatatu k'umubiri, yo kuwa kane kofi hariya muri Simba, kuwa gatanu muri sauna bugaya akava amashonje arya yimeza neza. Ngo aragenda arabyaya pe. Katunyarukire mu nkisi y'umwuka turebe. Muragenda muraya pe. Mpano w'ubuhanuzi mwitsinda mu ngo z'abantu. Iyo ibitangaza mwitsinda ku makofe y'abantu usengeye yakira turazana ya. Muragenda muraya pe. Mujya mu gihugu cyakure muraya pe. Z'abantu bavuye i Kigali bakajya za Cyangugu n'abanyacyangugu baje za Kigali. Impano mukazaya pe. Unyuzeho abyimbye ati Imana irambwiye ngo igukije kanseri ariko tangaya. Muraya pe. Muragenda ubutunzi mu bupfusha ubusa pe. Kandi vugira ku butunzi bw'umwuka. Ijambo ry'Imana muripfusha ubusa pe. Mu rwego umuntu agushaka ntakubone ariko ashyiraho amafaranga akakubona wese. Muragenda murabwaya pe. Hari abantu bazi kwaya, hari abantu bazi gupfusha ubusa, hari abantu bapfushije impano z'Imana ubusa. Katwigarukire ku mwana w'ikirara ariko nujya mu mwuka nawe urasanga ari waba umwana w'ikirara. By'Imana yagutumye gukora siko wabikoze sibyo wakoze. Imana igufashe kandi kugirire neza muri iri jambo. Imana ikurengere ikugirire neza. Noneho ngo abupfusha ubusa ngo burashira. Ubushize ngo n'inzara ihita itera muri icyo gihugu. Inzara iratera pe. Imana izabarinde inzara. Yanumva ari n'abahanuzi bazi kuyihanura nta bundi buhanuzi baba mu kanwa uretse ubw'inzara. Imana irinde abantu bankurikirana no kureva mama Lionel. Imana ibarinde inzara mu izina rya Yesu. Ariko cyane cyane barinde n'inzara y'umwuka ariyo yateye muri ibi bihe. Ngo inzariza mu gihugu, inzariza mu gihugu. Umva inzara abaye mu gihugu ngo umwana yifuza kujya gusaba akazi ko kuragira ingurube. Inzara iraza pe mu buryo bw'umwuka kandi inzara irimo iraza gake gake turi kubibona. Imbe biryo muhini bisotera isuka. Sinzi niba muri kubibona mu buryo bw'umwuka inzara yatatse. Yatatse umuntu yagiraga Zaburi ibice 30 tukayivuga. Akaba ageze kuri runaka akaba ari wavuga mu ibice biruti bya Dawidi. Wabonye ushobora kuguha umuntu ibice biruti by'abakoreno akamukubita ze episode ziruti z'abakoreno. Iyo ntago mvise. Umva muntu bakamukubita episode ziruti za Petero. Bakamuvuga koko. Bakamuvuga episode ubujya kuzimu. Inzara bakavuga ama episode bakagera naho harara batarahagera. Ari ama episode rero ni ibimenyetso by'inzara yaje mu gihugu y'ibyanditswe kandi abantu bakabikurikirana. Gusa se abantu bakabiha umwanya bakabihererekanya. Iyo nayo ni inzara ituma batumva ijambo ry'Imana bagashaka kumva ayo ma episode. Inzara
inzara iba mu gihugu kugeza ubwo wa muntu wahanuraga tumubona ari kunywa akantu gasindisha. Inzara iraba mu rwego wa muntu waririmbaga tumubona ari kurwanya abaririmba. Inzara iraba mu rwego umuntu byakozwe n'intumwa yavugaga yabisimbuje mu mvugire ngo he amasatana agashe bari muri he ha ukagira ngo barimo barakuza ibihaha. Inzara iba mu gihugu wa mwana yifuza kujya kuragira. Inzara iba mu gihugu yifuza kuba profeta agashinga urusengero ntacyo afite aba. Inzara iba mu gihugu kugeza ubwo umuntu ashaka gushinga urusengero yateye imibare ati nihaza abakirisitu 100 reka mbare ko mwazatura 1000 akabatera mu mibare kandi akiranja akabaha ibintu birimo inzara ya danje. Mbonye ukira umutwe, mbonye ukira kanseri, mbonye ukira. Inzara iba mu gihugu mu rwego umuntu yifuza kujya kuragira ingurube. Muri yandi magambo no gukora ibidakorwa kugira ngo abeho. Ngo ajya kuragira ingurube bamuha akazi ariko ngo bamufata nabi. Hanze ahangaha hari uburetwa bwa satani, hari uburetwa bw'abadayimoni, akubitana n'ikintu cyitwa uburetwa bwa danje. Ngo aho bigeze atangira gutekereza ariko yisubiyemo aribwira ati mu rugo iwacu kwa data hari abagaragu bararya bagasigaza. Aravuga ati uko biri kose narananiranye mba umwana w'ikirara, nararengereye, narakabije. Bantu mungurikira ijambo rigezaho umuti uryoshye. Nisubiyemo nsanga nararengereye, nisubiyemo nsanga umuhamagaro nawukoresheje nabi, nisubiyemo nsanga iby'Imana yansabaga gukora siko nabikoze, nisubiyemo nsanga umuhamagaro nawukoresheje aho udakenewe, nisubiyemo nsanga narakabije nyobya abantu mbayobereza mu bitanditse, mbayobereza mu marangamutima yuko ndi umuhanuzi. Nisubiyemo aribwira ati kwa data hari abagaragu bari kwa data baguwe neza, bararya, bameze neza, barasigaza. Aba bagaragu bari kwa data kandi ndibuka ko data yagiraga umutima w'imbabazi. Data yagiraga umutima w'imbabazi, ndamuzi nubwo nahemutse. Umugabane yamaye nkaba nkurangije, impano yamaye zikaba zipfuye ubusa, umuhamagaro ukaba wangiritse nubwo nahemutse. Imbabazi ziba mu mutima wa data ndazizi. Haleluya. Reka nsubireyo njyanwe no guca bugufi no gusaba imbabazi. Naho ntacyo azama, yego, naho ntacyo azansubiza kuko nabipfujije ubusa, ariko imbabazi mbe mu rugo. Imana ikeneye ko abantu mugaruka mu rugo, mugaruke mu rugo. Abana mugaruke mu rugo, bahanuzi mwataye ingo mugaruke mu rugo, bahanuzi mwataye inshingano mugaruke mu rugo, bavuga butumwa mwayerereye mukajya mu bihugu bya kure mugaruke mu rugo, banyamasengesho mwayerereye mukajya mu bihugu bya kure mugaruke mu rugo. Mani tugirire neza. Ngo ageze mu rugo ayaje yikandagira ariko yumvamo imbabazi ukurikije ukuntu yari azise, maze ngo se akimenya ko umwana ageze mu rugo. Haleluya. Ngo akimenya ko umwana ageze mu rugo, ya ngo ahita atumiza abagaragu ati mubaga ihene nziza y'isekurume tubanze tumuhe umufa. Yaje ameze nabi ndugu yangu, yaje adasa neza, yaje umusatsi waracuramye, yaje imyenda yaramucikiyeho, yaje atafite uburanga, yaje adafite isura, ariko ntacyo arazaza mu rugo. Ngo bamubagira ikimasa, bamubagira isekurume, bamufata neza, baramwambika, ngo bategura ikirori. Mana yanjye, bategura ikirori cyo kumwakira. Ikirori kiragenda kiba ikirori we.
ngo maze ingoma ziravuzwa, bakaraza barazikaraza, bakora mu muzimba bavuna umugara, abazi kuririmba yari yarabitubwiye, abazi kuririmba batira Imana iramugaruye, Imana ihabwa icyubahiro, abazi gusoma disikuru, abazi kuvuga amateka, ngo ikirori kiraba maze ngo mukuru wabyumve araza ati habaye cyati vuga utamena, tuvuga ngo amena, atamena habaye ikisi, ati umuvandimwe wawe yaje, murumuna wawe yaje, ati mu rugo ibirori byabaye ibirori, arangije ati ngo niwe bategura ibintu bingana gutya ajya gutera itiku, niwe bategura ibintu bingana gutya. Wumva abantu bazi ko aribo bakwiye ibyiza, wumva abantu batagira imbabazi mu gihe twazigiriwe, wumva abantu batishimira kubona ko hari uwatugirira neza, wumva abantu bababazwa n'ineza twagiriwe. Aba bantu nino baraje, wumva abantu bababazwa n'uburyo hari uwadutabaye akaturengera. Abantu nino barahageze, arangije ajya kuzana amatiku y'igihe amaze akora. Reba uru rugo naruvunikiye, reba data uru rugo narukozemo ibintu byiza, narukozemo ibintu byinshi, ariko jewe nta kintu na kimwe mwigeze mukora, habe n'akarori kangana gutya, habe n'agakwavu mwambage mu mubage amasekurume. Reba mwatumiye, reba ibi n'ibintu yakoze, yaragiye yangiza ibintu, mugabane warawumaze apfushije ubusa, none araje, reba ibintu muteguye, giye ntabyo mwaneguriye. Yesu we azana amatiku, kandi twiyamya amatiku mu bantu babonye gutabarwa kwawe. Abantu bose babona Imana gutabara bakazana amatiku, abo ngabo ndabiyamye mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Hari abantu batifuza kubona twafashwe neza, hari abantu batifuza kubona twagiriwe neza, abo bantu batifuza kubona ineza yawe kuri wowe y'Imana. Abo bantu Imana yabagukurira mu buzima mu izina rya Yesu. Maze ngo ikirori kirarimbanya, bagerageza kumukorera kasoringi no kubimwumvisha. Bati tugize Imana, umwana yari yarapfuye none akaba azutse. Aka kantu kanyishe aho se avuga ati umwana yari yarapfuye none arazutse. Yari yarapfuye none arazutse, yari yaragiye none iri jambo yabanje ngo yari yarapfuye none arazutse. Imana ituzurira abantu barimo bapfa tureba, yari yarapfuye none arazutse. Hari abantu mu mwuka bapfuye kandi bategerejwe mu rugo kwa data ngo bazuke. Hari abantu bapfuye mu buryo bw'ijambo, bapfuye mu buryo bw'ubuhanuzi, bapfuye mu buryo bw'amarangamutima, bapfuye mu buryo bwo kuvuga kugira neza kw'Imana, bapfuye mbega bapfuye. Ariko Uwiteka Nyiringabo ari tayari kuzura impano zanyu, kubazura mukagaruka mu murimo, mukagaruka. Mpamagarira mugenzi, mpamagarira abakozi barananiwe, bagaruke ku murimo w'Uwiteka Imana yabahamagariye we. Mpamagarira abasenga barananiwe, mpamagarira abaririmbyi barananiwe, mpamagarira abahanuzi barananiwe, bagaruke ku murimo w'Uwiteka Imana yabahamagariye we. Mpamagarira mugenzi, mpamagarira abakozi barananiwe, bagaruke ku murimo w'Uwiteka Imana yabahamagariye we. Mumpamagarire. Uwiteka ateza amaboko kongera kubona abantu bafataga Bibiliya bagahanura bakavuga ijambo ry'Imana. Arabikumbuye. Muve mu matiku, muve mu matereganya, muve mu bugambanyi, muve muri izo nkiko muhoramo mujya kurega no kureguzwa, muve muri ubwo butiku bwo kwirirwa murekodinga abantu mubategera ku magambo bavuze. Muze mugaruke mu rugo, data yiteguye kubakira. Nubwo mwaye mukabirangiza mukabimara, nubwo mwabipfushije ubusa mukajya mu gihugu cyakure mukabipfusha ubusa mugashirirwa, ariko Uwiteka ateza amaboko kugira ngo wongere abahe imbabazi. Imana ibagirire neza cyane. Tugeze ku musozo, nifuza gusenga, ari uwagiye akeneye gusenga, ari uwasigaye nawe akeneye gusenga, kuko n'uwasigaye nawe afite amatiku ntashaka kubona
uwatawe bamugarukira, ari uwasigaye afite amatiku, ntashaka kubona umuntu wari waragiye mu gihugu cya kure yaramaze ibintu agaruka ngo yakirwe. Ariko Imana iracyateza amaboko kugira ngo ikubabarire. Imana itugirire neza. Nagira ngo dusenge ibibazo mwari mumbaje ndumva mbisubije. Urakoze cyane kuba ubisubije, kandi uzanakomeza usubize n'ibindi, kuko nayagira abashira muri comment bati none se ko mutatubwiye ngo mugire neza, mutubwire kano gahongo kasigaye ku rugo ko kari gafite byose, ubundi kuki kanga yuko abandi bana binjira, kandi Bibiliya ivuga ngo mwibuke no gucumbikira abashyitsi. Iyo kamwakira nk'agashyitsi kakishima, ahubwo kakarya s'umutima, kakamwiyegereza cyane, kakafatanya nawe kuramya, ahubwo nyuma kagaca ruhinganya bakamubwira ati none se papa aya he isese ntiyamubwira ati ibi byose si ibyawe biri mu rugo, se ubundi uraburana, ibi ni ibyawe. Reka tuzakora ikiganiro cya kabiri. Ni ukuri kw'Imana. Kuko iminota reka turangiriza. Yego. Reka dusoreza aha ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko tuzasubukura ducumbikiye aha, tuzasubukura kuri aba bantu bari mu murimo w'Imana batifuza ko abandi bakwinjira. Batifuza nibyo. Ntibinjiye kandi nabo ntibashaka ko abandi binjira. Ntacyo babuze, ariko baraburana ibyo data ahaye abandi. Abo tuzabavuga. Nta kintu babuze. Umuntu yashima yuko yabonye imodoka bakamwiyegereza ngo bamunyunyure. Bakumva ahubwo si we wari uyikwiye. Nibo bazikuye ngo kubera ko bagumye mu rugo. Ngo ari barunaka. Abo tuzabavuga barakabije. Imana iguhe umugisha mu marene. Urakoze cyane. Kandi kwishimira. Amen. Ni ukuri, kandi ndabizi neza abantu bakurikiye kino kiganiro bumvishe buno buhanuzi burimo. Hari aho bubavana, hari naho barabageza. Hari abantu batazongera kuribwa ibyabo. Ndiyo. Hari abantu batazongera kwaya ibyabo. Haleluya. Ubuntu bw'Umwami Yesu Kristo n'amahoro atanga n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka bibane natwe twese ibihe bidashira. Amen. Shalom. Shalom.